Yes, nongeye kuguha ikaze we mukunzi wa Fura TV, we mukunzi wa nkuru dukora. Niba warakoze subscribe cyangwa se ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, turagusaba ngo ubanze urebe aho hasi mu ijambo ryanditse ritukura ukoreho, ndetse ukande nako kazogera kari ku ruhande notification, kugira ngo amakuru yose tuzajya dushyiraho uzajya uhita uyabona gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero turagarutse, breaking news ni inkuru kugaruka cyane ku musore w'i Rusizi witwa Uworizagwira Florian, cyangwa se Yampano niko yamenyekanye mu mazina ye y'ubuhanzi kabisa. Umusore wari ukiri kuzamuka, ariko ngira ngo murabizi bimaze iminsi bimuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga. Kuri uyu munsi rero inkuru tukuzaniye ni yuko uyu musore hari amakuru ari kuvuga ko yaba yamaze gutabwa muri yombi. Ni nyuma yuko nyuma y'ibyabaye yuko amafoto ye y'urukozasoni asohotse akajya hanze agasakara mu bantu, si yose ikayabona. Havuzwe byinshi rero, habaye byinshi, hafunzwe abakekwaho gusakaza ayo mashusho y'uyu muhungu Uworizagwira Florian, cyangwa se uzwi nka Yampano nk'amazina akoresha mu buhanzi bwe. Rero uyu muhungu ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize, nyuma yuko ayo magambo yose ari kugenda asakazwa, yahise agira gutya we n'umukunzi we bagaraganye muri ayo mashusho, ndetse banabanaga nubwo batarajya mu mategeko, ariko babana nk'umugabo n'umugore mu by'ukuri. Bagize gutya rero bafata indege nyuma y'ibyari biri kuvugwa kuri bo, nyuma y'ibyari bimaze kuba, bagira gutya berekeza mu gihugu cy'Ububiligi, nyuma y'uko bari batangiye kugenda bumva amakuru y'uko nabo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ndetse na polisi bashobora kuza kuba bidatinze bahamagarwa bakajya gukorwaho iperereza. Ubwo iyo bagwamagaye gukoraho iperereza, urumvikana ugomba kuza kuba uri ahabugenewe kugira ngo utakora nk'ibyo bari bakoze byo guhungira mu gihugu cy'Ububiligi mu Burayi kabisa. Rero nibwo batangiye kumva ayo makuru, bafata rutemikirere berekeza muri Belgique, nyine mu Bubiligi. Hanyuma ni nabwo kandi abakekwaho barimo Pazo Patrick ndetse n'uwitwa Karisa John nibwo bakomeje nabo gukurikiranwa mu rukiko. Ni nabwo baburanye ifunga n'ifungurwa, ariko baza kwihakana bivuye inyuma ko nta ruhare na rumwe bagize mu isakazwa ry'amashusho y'urukozasoni ya Yampano. Uwitwa kubitiro witwa Karisa John cyangwa se K John niwe wabanje kuvuga ko ntaho ahuriye nabyo, ko ari ifoto yabonye kuri status y'umuntu akamusaba kumuha iyo video, ariko we agakomeza avuga ko mu by'ukuri atari we washakaje amashusho. Ndetse uwo witwa Pazo nawe akongera nawe akabyigarama akavuga ati ahubwo mukurikirane uyu muhungu Uworizagwira Florian cyangwa se Yampano, murebe koko umucamanza ati asaba umucamanza ati murebe koko niba ahubwo atari ukwiye gukurikiranwa, kuko ikigaragara cyahubwo ashobora kuba ari we wagize uruhare mu mwisohoka cyangwa se mwijya hanze ry'aya mashusho ye. Ibyo yabivugaga byunganirwamo n'umwunganiye nyine mu mategeko, bavuga bati ahubwo ukwiye gukurikiranwa ni nyir'ubwite, kuko avuga ko amashusho yashyize kuri email, kandi iyo email ari nayo yakoreshwaga mu by'umuziki nyine. Byumvikane ko uko yabitse ayo mashusho nta bushishozi cyangwa se nta gushishoza nyine byarimo. Ati rero kwe gukurikirana bikareba ko niba koko nawe nta ruhare yaba aragize mu gusohoka kwayo amashusho. Ndetse n'umucamanza yumvikana nawe asa nk'uwumva iyo ngingo, kuko aravuga ati ese koko ayo mashusho y'urukozasoni Yampano yari ari kuri email, ariyo email n'ubundi iba muri telefone akoresha mu by'umuziki, ko murabizi nyine. Urumva Pazo nk'umuntu wari manager we cyangwa se nk'umuntu wari ushinzwe kumukurikiranira ibintu bya hafi byo kumwaprodingira amavideo y'indirimbo, yagombaga kugira access kuri email n'ubundi birumvikana. Akaba ariho ahera avuga ko we rero arengana, ntaho huriye n'ijya hanze ry'amashusho ya Yampano cyangwa se Uworizagwira Florian. Mu gihe rero abo bari muri ibyo bari kuburana mu rukiko, nibwo uyu Yampano Florian ndetse n'umusheri we cyangwa se umwita umugore we bafashe rutemikirere berekeza mu gihugu cy'Ububiligi kabisa. Ubu
baragiye bivugwa ko rero ari naho baje kuba bafatirwa, bakaba uwitwa Yampano yaba yatawe muri yombi kabisa. Ni inkuru itarasakazwa cyane kuko nyine urumva bafatiwe cyangwa se yafatiwe Yampano mu gihugu kitari cyo mu Rwanda. Ibinyamakuru byinshi ntabwo biramenya ayo makuru kabisa, aracyari ubwino kabisa, aracyari ibanga. Hanyuma guys rero icyo nakubwira kindi ni uko uyu nguyu Pazo n'ubundi atari ubwa mbere avuzwe muri kese nk'izi, uyu ushinjwa gushyira hanze amashusho ya Yampano, kuko n'ubundi yagiranye ikibazo n'uwitwa Yago nawe before yuko nawe ahungira mu gihugu cy'Ubugande. Uyu Pazo izi kesi akunda kuzivugwamo cyane zo gushaka gushyira hasi abahanzi cyangwa se zo gushaka kubasebya. Byumvikane rero kuko bishobora usanga Yampano n'ubundi arengana, ikibazo kikaba ari uyu muhungu Pazo cyane ko atari ubwa mbere avuzwe mu bintu nk'ibyo, kandi urebye ari amashusho ya Yampano mu by'ukuri nta muntu n'umwe wakifuriza kujya hanze bigeze hariya, nibwo waba ushaka kwamamara bigeze hehe, ariko kuriya ntabwo wabihitamo kabisa. Kandi n'ubundi n'umusitari nta yindi attention yindi yaba ashaka kugeza ubwo yakora ibintu nka biriya anazi ko bitemewe n'amategeko kabisa. Guys rero nongere nkwibutse, niba utarakora subscribe kuri channel ya Furaha TV, pyondaho kabisa, kandaho ukonde no kukazogera kugira ngo iza update zose ayo makuru yose turacyayakurikirana n'ubu ngubu byimbitse, aho bigeze ibi bya Yampano byo kuba yaba yatawe muri yombi. Andi makuru yose tugenda tubona tugomba kugenda tuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Gusa ikindi wamenya nuko n'umuvugizi wa RIB nawe yari yanabikomojeho ko Yampano nawe nibasanga hari uruhare yaba yaragize mu ijya hanze ry'amashusho y'urukozasoni, nawe agomba gukurikiranwa. Mu minsi yashize ngira ngo murabizi ko yari mu kiganiro n'abanyamakuru nabyo yabivuzeho ko nawe nibigaragara ko hari uruhare cyangwa se hari uburangare yabigizemo mu gusohoka kw'amashusho y'urukozasoni, nawe agomba gukurikiranwa. Biravuga ko rero ubu ngubu yaba yatangiye gukurikiranwa, yaba yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano. Turakomeza tubakurikiranire byinshi cyane kuri iyi nkuru. Wowe stay tuned kabisa, gumana natwe kuri Furaha TV, channel ya mbere mu Rwanda iguha amakuru ataragera ahandi cyangwa se amakuru aranamaso kabisa. Nitwe ba mbere, ni nayo mpamvu ukwiye kudukurikirana ndetse ukanadusharinga, comment, like, ibitekerezo byose turabyakira gatanu kuri kagenzi kako. Yampano uheruka no gutangaza amagambo yateye benshi ubwoba, ni amagambo yaherekeje ku ifoto ya postinze agaragaza ko ari mu gahinda gakomeye cyane ka depression, ndetse ashobora no kuba yakiyambura ubuzima. Yanditse ubundi arenzaho ati aheza mu ijuru, ati kuvukira kure y'umujyi sinzi niba biri kugiraho ingaruka. Reka rero dusubire ubutange na Gladiator.